Urakoze. Nakupenda sana bebe. Ndio. R Media TV. Kunsiba R Media TV mbanje kubakoza abantu mudukurikiye muri mu mane zise zigiye zitandukanye nk'ibisanzwe murabizi neza tubagirana henshi cyane hagiye hatandukanye nk'ibisanzwe murabona imbere ya kamera za R Media TV hari umusore n'umukobwa man mumaze kubona ibintu bimaze kubera man kamite nka inside none kubera imbere ya kamera mani namateka wallahi bungije byandenze nakuvuga umusosa excited for sure ewan ndumva byandenze gusa cyo nababwiye no gukora subscribe like share and comment kugira ngo byose bikomeze bigende neza cyane nkuko mubyifuza so bagiye gutangira batwibwira rero batubwire n'impamvu bambikanye impeta ishamani none uyu munsi nisho wallahi none ni wane kari kuri kamera za media karibu tubaye karibu Murakoze. Man, ibintu kose bibaho cyangwa what is no way ibi bintu ngewe mbibonye so ugiye gutangira tubwira impamvu uteye zino saha kuri uwo mukobwa what so bakunzi bacu ngira ngo mwahereye kera mumbaza umukunzi umugore kuri inshuro nta muntu nari nagatereye ntabwo nabitekerezaga gutera ivi ariko bitewe n'umukobwa nahuye nawe twagiye tuvugana kuri social media ahantu hatandukanye. Okay, ruva mwahure kuri social media? Yeah. Nabwo nyuma yo guhora kuri social media ikindi kintu mwaganiriye kishobora gutuma ikindi kintu cyatumye wumva ko wahuza n'amwawe kuri social media ni iki? Twakundaga kuganira ku by'urukundo aza kunsaba ku kintu cyo yaninza kumusaba ku kintu cyo kubana nawe ntarambwira uti reka ntabwo ajya aganira ibintu bikomeye cyane ku musore batarabonana bataziranye kuba tuziranye kuri social media tuvugana za inbox ibintu bihagije kuba twakomeza urukundo rwacu tutarabonana. Hanakundaga kumuganiza ibyo kumushyira mu mago kumwambika impeta numva ibyo byose yari yaranze kubyiyumvamo tutarabonana ariko uyu munsi twabonanye turaganira naho twari turi muri studio mu cyumweru gitaha yaje kudusura turagira none gute yaje kudusura mugira gute we nabo mutumva ibindi ni muri studio umunsi tuganira ku bintu bitandukanye akatwereka n'ibihangano akora akatunyuriramo muri makeya agakobetamo bit
biturenze cyane. Icyo gihe nakomeje kumureba icyoroshye, hari umujyamo twari turimo gashikana ibintu nk'ibyo ngibyo cyane, ariko nyine bitewe n'uburyo njye nawe twaganiraga ku mashow media agiye atandukanye, ndiba n'uturimbo twiwe tukanyuzuza, nkumva ngiye muri mood nkanabikumbura nubwo ari bwo bwa mbere nari mbikoze. umukobwa nyuma yo kwambikwa impeta njyewe ni ukuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere mbakiri mu kiganiro, ubwo bwa mbere nabakiri mu kiganiro avuga yuko uri umukinnyi mushyashya muri R Media TV. ubu ngubu nongeye kubagwa gitumo ariko kwambika impeta, ibyo bintu bihuriye no kuba yarakwakiriye muri R Media TV. mbese nyine yansabye urukundo nanjye ndarumuha, nanjye ndamukunda. Rero nanjye yangore siripurize araziba. ibi bintu wabifashe gute muri wowe? Ukibona bikuwe wumva umeze gute? Byanshimishije, byandenze. Byakurenze. Ubu hari abakobwa benshi ndabizi cyane baba bafite abasore batereta ku mpande n'impande. Ubu ntabwo ushobora gukeka yuko umusore waguteretaga cyangwa se nubwo yaba hari cyangwa adahari, ntabwo ushobora gukeka yuko ashobora kuba yakwanga cyangwa ashobora kuba yakukoza kuri contact cyangwa se mu buryo runaka mwari musanzwe mubona naho bitewe n'ibyo yabonye yuko bakwambitse impeta. Urakoze. Yankundaga. Inde? Sheri wanjye. Amubyereka. Abakunzi ba R Media TV bakeneye kubona yuko abantu koko rero niyo mpamvu nanjye yagukundaga, yatangiye kubwira ko gukunda cyane. Ni kera cyane, gusa niko nyine nakundaga kuboneka cyane igihe umuntu aba ahuze, ariko uyu munsi nyine wana twahuye wumve ngo tugihura numvishe nshaka ibintu byinshi birenze. Ntabwo ni ibiki n'akakantu nyine, akahe kantu rero hari ukuba hari akantu nk'ako ngako nyine kagiye kwa kundi nyine nyine hari utuntu twinshi nyine dusuhisha dutembeye. Ubanza ijambo gushyuha cyangwa ari ijambo rikubaho cyane 100%. mubwire nyine ako ni akantu gakunze kumbaho. Kubera nyine ukibona uwo mukobwa wumvisha ubushyuhe buzaza cyane cyane. Nyuma yo kuva mu kiganiro mu gihe hehe? Mu kiganiro umva ngo nyine uyu munsi ni umunsi mukuru, tugiye gukomeza tujya n'ahandi. Ibya mbere twabishoje ngiye kumutembereza. Ndabona wamuhaye akarabo. Aka karabo umve ngo twagiye gushopinga kugira ngo tugashopinga byadusabye imodoka ewana n'ibihumbi 400 twabitanze kugira ngo aka karabyo tukaboneka. Bongo mwakaguza ngahe? Aka karabyo kaguze ibihumbi 500 by'amadolari. cyane cyaburizo uko ngunda arazi kuna ngunda yasabye imodoka imodoka y'ibihumbi 400 ukabona bibasaba ibihumbi 500 by'amadolari. Umva ngo cyari bya turenze. Niba byumva neza uramukunda ko cyane ukore urakoze. Nakupenda sana bwe. Mu kiganiro birabaye noneho wallahi noneho ngo kano kanya abakunzi ba R Media TV mukore subscribe, like, share and comment kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Mani nudushya gusa day to day ni bishyashya man broski, ntabwo nzabatenguha impande n'imande nzabagira kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Gusa nanone icyo nagusaba ni ukora subscribe kuri Zubeda TV. Zubeda TV ni channel inyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Please munyumve neza, ntabwo ngiye kuyamamarizamo hano ariko umwifashe bimorere
ndabasabye Imana ibamere umugisha kuba mugiye kubikora kugira ngo musashinge Zubeda TV online ubundi ibintu byose bikomeze bigende neza cyane mugiye kuvana umita mujye mu rugo ya cyane ni byinshi dukeneye gukora ni biki kubaka urugo sibyo Shushu yego be Shushu iyo umuntu ateye ivi atajya kubaka urugo ejo bundi ariko nyine uyu munsi tugomba hagomba gushya ubwo se ntihadashya nyine turagerageza aha twike ntacyo harashya usibye kwihera amaso ubundi ugakora subscribe like share komeze bigende neza cyane urabona ko abana bari mu rukundo ntacyo nabashinza ni ukuri Imana ikomeze bamere umugisha ndabakunda cyane dukomeze kuvuga ngo ibyo mugiye kutubwira kano kanya mugiye kutubwira nyuma ko umwambitse impeta ikigiye gukurikiraho ni iki ikigiye gukurikiraho njye na shiri wanjye uyu munsi tugiye gutahana nyine ansure mu rugo nk'umuntu ninasohokanye nkamwambika impeta y'urukundo no kumuhereza indabyo vuga ngo impamvu ibyo nabikoze uyu munsi ntamusohokanye nkamukorera ibi ngibi kugira ngo ngirire icyizere babiza abakobwa iyo umaze igihe mbese umubwira uti nzamara igihe iki n'iki agira akantu ko gufuha akagira ngo umukinyuma kandi hari ibintu byinshi uri gutegura kugira ngo ubukwe bwanyu buzagende neza n'urugo rwanyu nabo mugomba guteganyiriza abana banyu urumva ni ukuvuga ngo ku wa kangahe nibwo dufite ubukwe ku wa gatanu w'iki ngiki abantu bitegura ko ku wa gatanu muzakora ubukwe muzabukorera he tuzabukorera he tuzabukorera kwa Kibashya ahantu turi abantu badukurikiye turi ahantu bita ku Neza Garden ni ahantu hari jaride nziza bashobora gukorera ubukwe ahantu bashobora kwiyakirira bashobora gusohokana n'umukunzi wawe ibintu byose bikagenda neza niho duhagaze kano kanya niho muzakorera ubukwe hari ahantu nahageze numva ndashize cyane ndavuga uti sheri tugomba kujyayo akaba ariho byose tuzabitunganyiriza niko twabiteguye ahubwo abantu bashaka kudutera inkunga n'abafana bacyo bitewe nyine n'ibintu uko biba bihagaze muri iyi minsi nkahamagara urifuza ko inkunga babatera ari hari kohereza amafaranga ibintu nk'ibyo nk'abafana kugira ngo abakinnyi babo babagezaho ibintu bakunda batazaseba bazaba biteguye neza cyane mu byo bazakoresha uwo munsi w'ubukwe kandi ni karibuni muzabe muhari nk'abafana bacu nimumara gusezerana muzajya kubahera kugira ngo nitumara kuzabasura azabona aho ni ku Irebero niho dufite urugo niho nubatse niho tuzatura muzatura ku Irebero tuzatura niho mwubatse cyane numva watuye ahantu haba bosi ngo byanga bikunda akazi kaguha amafaranga menshi niba ugiye gutura mu Irebero uhabana n'umugore byanga bikunda akazi ukora kaguha amafaranga menshi nyine ni ukuvuga ngo ubundi burya umuhanzi ni umuntu uba ugomba kwihesha agaciro ntabwo hajya gutaha muri bandi kandi hari ahantu hameze neza cyane nko mu Kiyovu za Rebero n'ahandi ureba ahantu hashayininga akaba ari Huye ntabwo uba ugomba kwisebya nk'icyaha urumva wabyakiriye ute kuba watereye ivunamo byandenze njye nabuze n'iby'umuruke twa duhungu turigoga tukwitegereje dukure y'amaso uramerwe mu isaho kuko ibintu byarangiye mugire icyo muvuga dusoza sore wanjye ndagukunda nanjye ndagukunda cyane baje mubyerekana kuko ntabwo bivugirwa mu magambo nyine nk'urukundo mukunda wumve ngo ntacyo nagukorera
Media TV. Dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagusaba gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza cyane. So dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mugira ikintu mubwira abantu badukurikiye kano kanya. Abantu badukurikiye aka kanya Ngirijwe abantu badukurikiye uyu mwanya no kuri bande bahumugisha bo baba bari kutureba ariko twebwe nabi twashobora kubareba ngo tubahobere kuri mwana igiye bahumugisha cyane na kantu ufite umva wabwira umugabo akamukora ku mutima umuntu wakwambitse inyuma mukundwa wanjye ndamukunda bajya bavuga ngo nta myaka ijana ariko njyewe n'imyaka yose ngahe pe ni myinshi myinshi amakundi yo nawe ugira ikintu utangaza ku mukozi shiri nanjye amafaranga mu bantu bagenda badukurikira ku bintu bitandukanye no muri za filime zanjye nyine niba ntabwo nzabakurikira uretse wowe nyine ngo mu rugo igihe uzankenera nzahabonekera ku gihe kandi n'urukundo nzaruguha ko rugombwa ni wowe wenyine nzahugukunda nta wundi. Abakunzi ba Zubeda TV murabona ko urukundo rwose rugaragara hagati y'aba bantu nk'uko yamwambitse impeta nk'uko yabigaragaje kuri kamera za Zubeda TV mwabibonye. Igisigaye no kuzabasura mu rugo tukareba uko urugo rwabo rwifashe, imibereho yabo uko imeze. Ubundi wowe cyangwa usanga ukora subscribe, like, share, comment kuri Media TV, agusaba gukora subscribe kuri Zubeda TV kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza cyane. Ciao njyewe ndabakunda cyane. I love you so much. Media TV.